Amakuru y'urupfu rw'umugabo yongeye kumvikana uyu munsi yateye urujijo umugabo witwaga Bizimana wo mu murenge washyira mu kagari ka Mpinga bivuga ko yiyahuye umugezi wa Mukungwa agapfa kubera umugore we bashakanye yaranze ko barara ku buriri bumwe, mu gihe abandi bavuga ko yaba yaragambaniwe n'umugore we bakamuta muri uwo mugezi kuko atarakimwumvamo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Shyira bugira inama abaturage kudahishira ngo ingo zibana mu makimbirane kugeza ubwo bamwe bahaburiye ubuzima. N'amakuru ngiye kugezaho kuri Kidasamura Movie. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro urebe kuri buto yanditseho subscribe cyangwa se sabone mu magambo make, kandi no kunzogeza yo gufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya munsi dukomeza kugutegurira kandi kugezaho amasaha 24 kuri 24. Nagutindiye rero kanda kuri buto yanditseho subscribe cyangwa se sabone ubundi tubashe kubana n'andi makuru akurikiyeho mu kandi kanya. Mu mpera z'icyumweru gishize mu mugezi wa Mukungwa mu murenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu harohowe umurambo w'umugabo witwa Bizimana, aho icyamwishe cyabanje gutera urujijo kuko bavuga ko bahavugwa byinshi. Avuga ko yari yarababwiye ko umugore we yanze ko basangira indaro bakarara ukubiri bityo aziyahura, ni mu gihe abandi bavugaga ko bitewe n'uko basanzwe babanye yaba yaragambaniwe n'uwo bashakanye maze akajugunywa muri uwo mugezi agatemba agapfa. Umwati yarambwiye ngo njye ndara ukubiri n'umugore uzandangire undi mugore. Undi muturage ati umuntu w'umugabo agera aho atababaye kandi afite umukwe n'umusore w'umusekirite wasohoza wakubaka nawe akagira umugore. Ati kugira ngo ukure mu kanwa iryo jambo uri umuntu w'umugabo urumva biba byoroshye, ngo njyewe mba ukubiri n'umugore wanjye urumva ari ibintu byoroshye, ngo njyemba ukubiri n'umugore wanjye. Yageze aho atubwira ngo ntacyo ndi guhahira. Tuti rero Bizimana umugore nta hantu uzamushyira, ikibazo yari afite bigeze gushwana maze umugore aramufungisha. Ni igihe ahadukiye cyangwa se afungurwe umugore abyumvishije nuko asabye imbabazi, umugore ahita ajya kurara ukwe n'umugabo asasa uburiri bwe. Abashidikanya ku rupfu rwe bamusabira ko yapimwa hakamenyekana icyamwishe, cyane ko banavuga ko yari yarafungishijwe n'uwo bashakanye. Yagaruka akagaragaza ko atamwishimiye. Umwe ati niba umugabo yarafunguwe noneho akajya avuga ati mba ukubiri n'umugore wanjye bayicuye yabwiye bagenzi be bari bafite abagabo bafunganywe na Bizimana. Umuntu ariyahura da kubera ko n'ubundi biba byamaze kumurenga. Undi ati ko mubona byinshi inkweto n'imyenda banabimukuramo. Kureti Kamire uyobora umurenge wa Shyira yasabye abaturage kudahishira abaturanyi babo cyangwa se nk'imiryango iba ibana mu makimbirane kugeza aho bamwe bahaburiye ubuzima. Avuga ko iperereza riri gukorwa n'inzego bireba. Icya mbere ni uko imiryango iba ibana mu makimbirane kandi igihe hari amakimbirane mu gihe hari amakimbirane kugeza aho naho bamwe bahaburiye ubuzima. Avuga ko iperereza riri gukorwa n'inzego bireba. Icya mbere ni uko imiryango iba ibana mu makimbirane kandi igihe hari amakimbirane bahishiriye abaturage n'abayobozi bari baraho kuko nicyo babereyeho. Bakwiye kwihutira gutanga amakuru kugira ngo igitera amakimbirane gikumirwe. Nyakwigendera Bizimana yakoraga imirimo yo gutiyura umucanga mu mugezi wa Giciye. Amakuru avuga ko nyuma yo kumuvana mu bitaro umurambo we wabakekwaho kugira aho bahuriye n'urupfu rwa nyakwigendera rwe bageze mu maboko y'ubugenzacyaha, ndetse bikavuga ko iperereza rigikomeje kugira ngo bamenye icyamwishe. Nibasanga yaba yaragambaniwe cyangwa se bafite mu ruhare, abangaba bazakurikiranwa n'itegeko ndetse babe banabihanirwa. Ariko nibasanga
ari kwiyahura bisanzwe ntabwo kujyana amakimbirane n'umuntu bivuze kujya kwiyahura, ubwo nyine bazarekurwa cyangwa se bagire ibindi babahanira cyangwa se babagenera. Ni hano nsubikiye rero ayo makuru, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel ya Kidasambu na Movie, ujye making sure ko wakanze subscribe kugira ngo amakuru yacu yose ya buri munsi dukomeza kugukorera dushyize hanze ujye tuyabona gatanu ku kandi. Imana igwe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima. Ubuzima nyine twari YouTube channel twa Kidasambu na Movie.